umukunzi wanjye arahari, nimubishaka muzambwire muri komenti muzane nk'uko n'abandi nagiye mbazana, nubwo ibintu byose biba bitarangira neza, ariko nawe nimumukenera azaza, kandi ndakeka haciyeho igihe kinini kabisa ntabaha videwo, ndaza rimwe nkakora, gusa hari indi mpamvu tutakomeje gukora, nawe yahise arwara na n'ubu ari mu bitaro, ari kwa muganga. Abashoboye muze kunyandikira inbox mbahereze namba ze, mumuhamagare mumuvugishe, mumubaze uko amerewe kabisa. Ariko ibyo bintu biri nonsense rwose, ibyo bintu ntabwo jyewe si ukuvuga ko ntashobotse, ahubwo ndashobotse. Iyo umuntu ashobotse turabana. Bantu banjye nongeye kubasuhuza, nongeye kubaha ikaze kuri Tonirwa Official nk'ibisanzwe, nk'uko dusanzwe tubimenyereye. Ariko se izi ndege noneho guys, mutwihanganire, twe dutuye i Kanombe, nyine ahantu haba hari indege, nimwo bituzize, nimwo mvuruka ko mutwihanganire. So nari nyirimo kubaha ikaze nk'ibisanzwe. Iyi ni Tonirwa Official, channel yanyu, channel mukunda nk'abanyarwanda, channel nzi neza ko benshi duhuriyeho kandi tuyikunze, twiteguye no kuyishyigikira, kuyisapotinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So nkaba ngarutse hano imbere yanyu rero, nje kubaha ibisobanuro by'ibintu mwibazaga. Ejo bundi mwambonanye n'umukinnyi wa filime w'icyamamare ukunzwe cyane hano mu gihugu, ariwe Aline. Gusa bamwe batangiye kwibaza ati ariko wa muhungu we ntushobotse, ubanza ari wowe udashobotse, uhinduranya abakobwa, ibintu nk'ibyo. So guys, ikintu narinze hano rero kubabwira, guma aho ngaho njye ntabwo bari kukugora. So ikintu narinze kubabwira, mwihangane imodoka iciyeho kameramani wanjye batakugonga. Ikintu narinze kubabwira, nagira ngo mbamenyeshe ko uriya ntabwo namuzanye nka sheri wanjye. Abantu barimo kubyitiranya ngo yaje nka sheri wanjye, yaje nk'umukunzi oya. Uriya ntabwo yaje nk'umukunzi wanjye, yaje nk'umuntu uje ngo dukorane, nyine tubahereza ibyiza nyine bitandukanye. Ntabwo yaje ari nk'umuntu w'umufatana cyangwa se icyo bita fiance. So abantu murimo murabyibazaho, nagira ngo mbibashyirireho umucyo. Uwanjye ari aho ari, ngaruka amana imbere, ari aho ari, arahari, kandi naje gusanga guhora mubagaragariza ewana ni ibintu bigoranye, kubimanaginga ni ibintu bigoranye. So guys, icyo nabasabaga rero, murekere abantu barimo kwandika ku makomenti mukavuga ati wa muhungu we ntushobotse, uriya ntabwo namuzanye nka sheri. Please guys, ntabwo namuzanye nk'umukunzi, ni inshuti yanjye. Twaje tuje gufatanya ngo tubahereze ibyishimo, tubahereze amavideo atandukanye, muyakunde. Biba bigoye nyine, ibintu by'imihanda biba bigoye. Gusa sheri wanjye arahari, igihe nikigera nzamubereka, nzamuzana kuri channel dukorane, kandi ndabizi ko muzamukunda. Ibyahise byararangiye, reka twizere ko tugiye kuzatangira ubuzima bushya kabisa. So nicyo kinteye gufata ino video muri iki gitondo, nyifasha kugira ngo ibintu byose tubishyireho umucyo, tubikiriyaringe. Abantu mufite urujijo kuri Aline ni umuntu wubaha, ni umuntu uciye bugufi, ni umuntu nyine w'inshuti yanjye, turabana mu buzima bwa hafi na hafi. Rero ibintu byo kumva ko ari umukunzi wanjye, stop. Umukunzi wanjye arahari, nimubishaka muzambwire muri komenti muzane nk'uko n'abandi nagiye mbazana. Nubwo ibintu byose biba bitarangira neza, ariko nawe nimumukenera azaza, kandi ndakeka haciyeho igihe kinini kabisa ntabaha videwo, ndaza rimwe nkakora. Gusa hari indi mpamvu tutakomeje gukora, nawe yahise arwara na n'ubu ari mu bitaro, ari kwa muganga.
abashoboye muze kunyandikira inbox mbahereze namba ze, mumuhamagare mumuvugishe, mumubaze uko amerewe kabisa. Ariko ibyo bintu biri nonsense rwose, ibyo bintu ntabwo njyewe si ukuvuga ko ntashobotse, ahubwo ndashobotse. Iyo umuntu ashobotse turabana, iyo adashobotse aragenda, urumva. So mumuhamagare mumuvugishe, mumuhe pole, mumwihanganishe, abashoboye kumugeraho mumugereho. Gusa njyewe uko mubizi, abakunzi banjye ba Tony Rwa Official ndabakunda, ndabemera, sima ashaka kubicisha irungu kabisa, amashaka ngo mbahereze ibintu biri quality, nyine bifite quality, apana ibintu bya quantity nyine bidafite quality. Niyo mpamvu akenshi nyine ngiye nashyiramo agapoze kugira ngo ndebe ko nabahereza ibintu byiza, nyine nkabitegura neza. Gusa vuba aha rwose nimugire ikibazo, Aline turakorana, abashaka kureba sheri wanyu nzamuzana nimubikenera, nawe dukorane, igira imbere umubyeyi yaceho. Nimubikenera nawe azaza mubereke. Gusa ntabwo ibyo bintu njyewe, uriya muntu ndamwubaha cyane, namuzanye kuko nawe mbizi ko abenshi bakunzi banjye ba Tony banzi mu mafilime atandukanye, Intimba Yarazi, University Life, ibintu nk'ibyo, filime nyinshi zigiye zitandukanye. Nawe mbizi ko mumukunda kandi mukeneye kumubona no kuri Tony Rwa Official. Akaba ariyo mpamvu nyine nahisemo kumuzana. Ariko abarimo kubibona ukundi guys, murekere kabisa, uriya ni umuntu ukomeye kuri njyewe. So nimukenera umuntu wa nyawe azaza. Ibyo ngibyo ndakeka bigiyeho umucyo, twabyihorera kabisa. So akandi kantu gashyashya rero nababwira, vuba aha bidatinze bitarambiranye, vuba aha ndongera kwigarukira nka Tony Rwa Official. Abakunzi banjye mwari mwaragiye kubera ko ntabahaga video buri munsi cyangwa se buri gihe, ntari mperutse gukora muri make. Nari ndimo kubategurira ibintu byiza bitandukanye. Reka mvuge ngo this is the time, iki nicyo gihe cyo kugira ngo mwongere mugaruke, munyere ku rukundo, mugure subscribe, murebe video, muyikunde, muyisharinge, muyihe comment, like, nyine ibintu byose mwakoraga. Iki nicyo gihe kugira ngo tugaruke tubikore, munyere ku rukundo. So vuba aha kabisa bitarambiranye, ndabizi abampamagara muri benshi, abategereje, abibaza ko nagikora muri benshi. Abashuti banjye ewana ndabakunda, mujye mumpamagara mukambwira ati dukeneye gukora, dukunda ibintu byawe. So bidatinze ndabahereza amavideo agiye atandukanye, ariko ikintu cyari kinzanye ahanini ni ugukiriyaringa ibyo bintu mwavugaga bigiye bitandukanye kuri Aline. Oya, ntabwo ariko bimeze, ndabihakanye. Nawe yababwira uko bimeze, ntabwo ari byo. So abifuza kubona umukunzi wanjye, hari abantu bajyaga babwira ko senga abakobwa bakunaniza iki ngibiki. Nyine umukobwa iyo ashaka kugenda aragenda, ntabwo wamufata nyango wamuhatiriza kuguma. Ushaka ko mubana murabana, na cyane ko nyine buri wese aba afite ubuzima bwe. Hari uwo mubana yagera akavuga ati aha ndabona bitavamo, cyangwa se wowe ukavuga ati nanjye ndabona bitavamo, reka duce inzira zitandukanye, tuzahurira mu bundi buzima. Nuko byagiye bigenda. Gusa nyuma yabwo ntabwo nashatse kumubagaragariza, arahari kandi muzamukunda, ndabizi, umwana mwiza, ndamukunda, nawe arankunda. Ndumva rero Aline mwamurekera ubuzima bwe, mukareka gukomeza kudusinza ibidahari. So guys, reka mbabwire ngo mwakoze gukurikirana iyi video, reka mbabwire ngo mwakoze kubana nanjye, mukomeze mushyigikire, mukore subscribe, likes, comments na share, munyere ku rukundo nk'ibisanzwe. Tony Rwa Official nakagaruka. Ciao ciao.